nk'uko twabivuzeho mu gice cya mbere, mbere na mbere ukeneye kumenya icyo ushaka. Aha ngaha nyine mu bworozi bw'inkwavu ugomba kumenya ati ese mu bworozi nshaka gukora nyine ibintu biri hasi, nshaka gukora ibintu biri ku rwego rugiye hejuru cyane, nyine ukabifata nk'ikintu gihambaye ukabitegura neza kugira ngo umenye n'inzira ikugezaho ariko byaciye mu kubanza wamenya ese ukeneye iki. Aha mu bworozi bw'inkwavu ikintu uba usabwa ni ukumenya ko ubyinjiyemo hanyuma ukagenda noneho gukora ibikorwa bikugeza kuri icyo kintu nyine. Ukamenya ngo nimba ari ukuzigaburira urazigaburira ku gihe, ukamenya ngo niba ari kuzisukura ku gihe, mbese gukora ibintu ku murongo, kuko irindi banga burya inkwavu bisaba kuzorora uhibereye, ntukabihe undi muntu. Yego no gushyiramo abandi bantu ni byiza ariko biba byiza nawe iyo uhibereye. So reka dutangirane n'andi mabanga cyangwa se ubundi buryo abagize aho bagera mu bworozi bw'inkwavu bakoresheje kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko aha ngaha isomo rya mbere ngiye guheraho ni iryo ku muntu urimo gutangira. Aha ngaha nyine hera kuri bike ufite. Buriya abantu batangiye ubworozi bw'inkwavu bukaba byarageze kure, ntabwo ari uko batangiriye ku bintu nyine birenze cyane. Uhera ku bintu by'ingenzi ufite. Niba ari inkwavu ebyiri cyangwa eshatu, ukamenya ngo ufite amafaranga aya n'arenga ibihumbi 50, 30, ukamenya ngo urabyubakiramo gute, ukamenya ngo zirabona uburyo zibaho neza ahantu hameze neza, hanyuma uko ibintu bigenda byaguka nabyo bikazajya wongera, ariko byaciye mu kubanza wahera ahantu ufite mu buryo bukoroheye cyane. Ko ntabwo urugero ushobora kuba ufite amafaranga menshi ukavuga ngo reka norore nyinshi, ariko wenda ukaba weho udafite ubushobozi bwo kuba wazigaburira neza, cyangwa aho kuba zaba hadahari hatameze neza, amafaranga yo kubaka wenda nayo atahari. Bisaba nyine kumanza ukicara neza ugakora plan y'ibintu ukeneye n'amafaranga ufite. Turye kuri indi somo, ntukihe impamvu zo kudakora ibyo ugomba gukora. Weho niba wapanze uti gahunda y'ejo cyangwa gahunda yanjye ihoraho ni ukugaburira mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ibyo ngibyo menya neza ko aya masaha niba ageze ugomba kuzigaburira, apana kuvuga ati wenda ngo nazihaye bwinshi ntabwo ndazongera. Gerageza nyine uhorane ako kanyabugabo ko kuvuga ati mbiri hafi, hanyuma nyine ukurikiza ibintu wiyemeje, uha intego, ujya uvuga ni uku kwezi ngomba kuzaba mbonye umusaruro ungana gutya, ariko nanjye nabikoze gutya. Mbese nyine aba ari gahunda yawe, umenye ko n'ubundi ko ikureba, hanyuma nyine ubone ubyiteho neza nk'umuntu ufite icyo ushaka mu bworozi bwawe. Isomo rya gatatu, kwiga buri gihe ku bintu bishya nyine ku nkwavu. Niba uri umworozi w'inkwavu, aha ngaha ikintu ukeneye ni ukumenya ati ese ni ayahe makuru wenda mbura kugira ngo mbese ukaba ushishikariye kumenya ibintu bishya. Urugero ngaha kuri YouTube yacu ya Rabbit Farm tuzana amakuru mashya, uko wakongera umusaruro wawe, uko inkwavu zawe wazigaburira, uko wazitaho n'uburyo mbese waziha amazi, ese wazayaha ikihe kigero, ese nyine zikeneye kubangurirwa ku gihe kingana iki, zibangurirwa ryari. Nyine ni amakuru yose uba ukeneye mashya kugira ngo uhore wunguka ubumenyi bushya ku bintu ukora, kuko usanga rimwe na rimwe uko utangiye amakuru uba ufite aba adahagije. Urumva ko ikintu bita amakuru nayo urayakenera. Ikintu usabwa ni iki? Urakanda subscribe kugira ngo hatazagira n'amakuru na make agucika. Ikindi kintu ukorera hamwe n'abandi bantu, uko business yaguka mu bintu byose, no mu nkwavu ntabwo bigiye kure. Menya neza ko niba ubworozi bwawe buri gutera imbere cyangwa se buri kugira aho bugera, menya neza ko hari ikindi kintu uba ukeneye, ntabwo wabyifasha. Buriya umuntu umwe afite wenda nk'umubare ntarengwa w'ibintu aba agomba gukora. Aho ngaho rero ugomba kumenya limit yawe y'ibintu ushoboye n'ibyo utagomba kwikorera wowe ubwawe. Aha ngaha niho hamwe nyine ushaka abafatanyabikorwa cyangwa se ugashaka abandi bakozi bakagufasha kugira ngo batunganye ibintu neza. Urumva ko
kugira ngo ubone uwo musaruro mwiza nuko haba hagomba no kuboneka abantu bagomba kubyitaho, mu gihe nyine wewe ubwawe uri kubona ko bitagenda neza. Kuko nyine erega ntugashake no kugera ku ntsinzi wenyine, washaka n'abandi bantu babiha inyungu, bakugurira nyine bagufashe nyine gusunika iterambere, wige no kubana neza n'abandi nabyo birakenewe. Kuko uzasanga bazagufasha mu bintu byinshi, hamwe nyine uzabona uzaba utanagifite imirimo myinshi, ari hamwe uzajya urabona n'umwanya wo kubona amakuru mashya ku bworozi bwawe. Ikindi kintu tugiye kurebera hamwe, irinde gusubira inyuma. Iki kintu abenshi kirabagora cyangwa kirabagonga cyane, ugasanga yawutangiye ibintu wenda rimwe na rimwe ntabwo bigenze neza, hari indi ntego yihaye ariko abonye atayigezeho, akavuga ati ibi bintu ambo nta musaruro urimo kuvamo, ariko yirengagize wenda amahirwe abiriho. Ugomba kwita ku nyungu nkeya nyine ubona, nazo ugashaka uburyo wazizamura. Mbere na mbere ugomba kwishyiramo ikintu cyo guhozaho, uvuga nti kuba bitagenze neza ariko ugashaka impamvu bitagenze neza, ukagerageza kugira ibyo uhindura kugira ngo umusaruro wiyongere. Ariko iki kintu cyo gucika intege nyine gusubira inyuma, ni ikintu nyine cy'ingenzi cyane uba ugomba kwitaho, ukakikuramo muri wowe kugira ngo ubworozi bwawe bugire aho bukugeza. Kuko nusanga abantu benshi ubworozi bwabo bwageze aho bugera bw'inkwavu, uzasanga bahuriza mu kuba nyine bataracitse intege, ibintu bikagira aho bigera ariko binyuze muri ubwo buryo. Rero nawe urumva iki kintu uragikeneye, ni ingenzi cyane. Reka mbibutse ko ugomba gukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro bitazagucika. Iki kiganiro nimba cyari ingenzi kuri wowe, urampe igitekerezo cyawe uko ubyumva, hanyuma ukande na like, byerekana ko nyine video yagize icyo ikumarira. So rero iki cyari igice cya kabiri, ubwo tuzabonana mu bindi bice by'ubutaha. Ciao ciao.